cyangwa se ibimenyetso bigatangira kwiyongera, bafite amabwiriza y'ukuntu ava mu rugo akagezwa ku kigo nderabuzima akaba yanakomeza nk'uko dusanzwe tubizi. Umurwayi arembeye ku kigo nderabuzima iyo bibaye ngombwa ajya ku bitaro by'akarere, byananirana akajya ku bitaro by'intara, ndetse akaba yaza no mu bitaro bikuru by'i Kigali. Ubwo rero amabwiriza yanditse arahari n'amahugurwa yarakozwe ku buryo nta kibazo biteye, kandi kugeza ubu nk'uko twabivuze abasaga 900 bamaze kujya muri iyo gahunda, 600 muri bo binjiyemo bitabwa mu rugo iwabo, hanyuma ibyumweru 2 bishize basezererwa nk'abantu batagifite ikindi kibazo, basubira mu buzima busanzwe. Urumva ari ibyo bibazo nabajijwe. Murakoze. Murakoze. Ngenda subiza ku bibazo byabajijwe na Ravi bijyanye cyambere yavuze ati ukurikije ibyo dusaba amashuri nabyo yabibajije watese niki amashuri asabwa kwitegura. Hari iby'ingenzi bijyanye n'amabwiriza rusange dusanzwe tumenyereye, bivuze ko iby'ingenzi ishuri ryari ryo ryose rya leta ry'abikorera rigomba kuba rifite ibikorwa remezo bigaragaza ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Ibyo bikorwa ni ibihe? Hagomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki, bakagaragaza uko bazagabanya ubucucike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera. Ni kuvuga ngo ya ntera tugaragarizwa n'inzego z'ubuzima igomba kubahirizwa mu mashuri. Hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri aya mashuri, ndetse hagashyirwaho n'ibyumba 2 mu gihe haba hari uketsweho uburwayi, kuko ntago twavuga ngo ntibizabaho. Kuri buri shuri rero hagomba kuba hari ibyo byumba 2, ndetse hejuru y'ibyo byose ndagira ngo gihuze n'icya communication bigeze kuvuga, kugira ngo iki gikorwa cyo gufungura amashuri tuzagikore neza tudahuye n'ibibazo no gutanga amakuru. Hariho rero uburyo bwateguwe abantu bazajya bahana amakuru, ndetse no mu gihe havutse ikibazo haba gukekaho umuntu uburwayi cyangwa se uburwayi bwagaragaye bigenda gute, ku buryo guhera muri iki cyumweru ndetse nk'abanyamakuru muraza kubibona cyangwa murabizi, hari amahugurwa yatangiye mu gihugu cyose dufatanije n'inzego z'ubuzima mu kwigisha abantu uko ibintu bizakorwa n'uko bazitegura. Ngira ngo Minisitiri w'Ubuzima araza kunyunganira kuko ibyinshi birareba ubuzima, ariko ubundi ibyo dusaba amashuri by'ingenzi nibyo bikorwa remezo kuba bihari. Byumvikane ko washobora kumbaza uti hari amashuri adafite amazi, cyane cyane amashuri amwe n'amwe. Ibi byose turabizi, turi kubitegurira hamwe kugira ngo n'adafite aya mazi yo mu miyoboro dusanzwe tuzi, turi kwiga uburyo ayo mashuri nayo agomba kuba afite amazi, kuko nicyo cyambere cy'ingenzi. Hagomba kuba hari uburyo buhoraho bwo gukaraba, hanyuma hakiyongeraho n'isuku, cyane cyane aho abana bahurira, mu bwiherero, aho bafatira amafunguro. Ibyo byose buri mu by'ingenzi tugenda dutegura. Hanyuma hari ikibazo cy'ingenzi wabajije kijyanye n'amafaranga y'ishuri. Uhereye kuri ibi tuvuze gutegura ibyo bikorwa remezo, byumvikane yuko hari ikindi kiguzi bisaba, ku buryo amashuri amwe cyane cyane ayigenga ashobora kubyuririraho akaba yakongera amafaranga y'ishuri. Ahangaha ni byiza ko babajije n'iki kibazo kugira ngo n'abanyarwanda bose babyumve. Ikigerezo cyagize ingaruka ku bantu bose. Nubwo wakongera amafaranga y'ishuri nka nyiri ikigo, kubera kumara amezi 6 afunze, turanabizi imibare turayifite ukuntu ibigo by'amashuri byagize igihombo gikomeye, ariko bibuke ko n'abo babyeyi nabo izo ngaruka zabagezeho, ku buryo gusaba umubyeyi minervari irenze ubushobozi bwe nabyo bishobora kugira ingaruka, bigatuma hari abana bamwe badasubira muri aya mashuri. Ahangaha turifuza yuko ikiguzi cyo kwiga, icyo twita amafaranga y'ishuri, atahinduka ugereranije n'ayo abana batangaga mbere yuko amashuri afunga. Ariko uruhare rw'ababyeyi, aho bibaye ngombwa ko ishuri ribona ko kuko n'ubuzima bw'abana ishuri rizaba rirengera, ntabwo ari byiza nanone ko dushyira umuzigo wose ku ishuri. Aho ababyeyi babishoboye bafashe ishuri kugira ngo ibikorwa by'isuku koko bijyeho kandi bihamye, ntabwo dushobora kubabuza. Ariko icyo tudashaka ni uko byongerwa ku mafaranga y'ishuri. Niba ishuri, reka tuvuge n'ishuri ryigenga, kuko ahenshi niho bishobora kuzagaragara, kuko n'ubundi amashuri ya leta ntabwo yishyuzaga.
niba ishuri ryishyuzaga 150 ukabona bishyize kuri 200, ntabwo ari byiza ko byagenda gutyo, ahubwo umusanzu w'ababyeyi ukagaragaza icyo ugiye gukora ariko utiyongereye ku mafaranga y'ishuri, ku buryo igihe bitazaba bikiri ngombwa ababyeyi batakomeza kwishyura ayo mafaranga yaba yariyongereye ku mafaranga y'ishuri. Ariko kugira ngo ibi bizagende neza biradusaba ijisho nk'abakuriye uburezi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Turizeza ari ababyeyi ari n'ibigo by'amashuri yo tuzafatanya kugira ngo hatazagira urengana haba ku ruhande rw'ishuri cyangwa se ku ruhande rw'ababyeyi. Hanyuma hari ikindi mwabajije kijyanye n'amashuri. Nibyo dutangira kubaka amashuri twavugaga amezi 3, twumvaga mu kwezi kwa 9 tuzaba twarangije, ariko nk'uko mubibona koko ntabwo ibikorwa byo kubaka byarangiye kubera impamvu ahanini zitewe n'ibikoresho. Nibutsa ko uyu mubare w'ibyumba by'amashuri twashakaga kubaka ungana n'umubare w'ibyumba by'amashuri byubatswe mu myaka 16 ishize. Bivuze ngo ari ibikoresho byari bikenewe byari byinshi, kandi ibikoresho by'ubwubatsi by'ingenzi byose twari dukeneye ni byinshi cyane. Twisanze rero ku isoko ryacu ibikoresho dushaka n'ibihari ari bikeya ugereranije n'ibikenewe. Biba ngombwa ko abacuruzi bajya kubishaka hanze y'igihugu, kuko n'ubundi niho bisanzwe bituruka, cyane cyane nk'ibijyanye n'ibyuma, amabati yo gusakara amwe n'amwe, ibikoresho bimwe by'ingenzi bituruka hanze y'igihugu. Yewe n'ikibazo cya sima buriya cyajemo, turenza kapasite ya simerwa yo guproducinga sementi, iyo twari dukeneye yarenze iyo kapasite ya simerwa. Biba ngombwa ko dufatanije n'izindi nzego, cyane cyane minisiteri y'ubucuruzi, turashimira na minisita ko yagiye abidufashamo cyane, tujya no gushaka sementi ahandi. Bivuze ngo ibyo twari dukeneye byari birenze ubushobozi bw'ibiri mu gihugu, biba ngombwa ko bijya gushakwa hanze. Ariko nk'uko banabigaragaje, muzi imbogamizi zagiye zibamo kubera imodoka kuzana ibikoresho, hagomba kwipimisha, mu minsi yashize hagiye hagaragaramo n'abarwayi, ibi byose bikagenda bitinda. Ariko aho tugeze uyu munsi dufite icyizere ko nk'uko twabivuze dutangira, ko amashuri abanza n'ayisumbuye yatangira hagati mu kwezi kwa 11. Icyo gihe twizeye tudashidikanya ko tuzaba dufite ibyumba birenga 70% by'ibyo twateganije. Ibi rero ntibidutera impungenge, kuko n'ubundi ntabwo abana bazajya biga tubatandukanije mu byiciro, kugira ngo twubahirize ya ntera. Ibyo byumba bibaye bihari tukongeraho n'ibyo twari dusanganye, dufite icyizere yuko ikibazo cyo kubahiriza intera kizashoboka. So izo nizo mbogamizi zabayeho mu kubona ibikoresho. Byatewe ahanini no gushaka kubaka byinshi, ibikoresho byose tutabifite ngo akazi gakomeze, kuko iyo ibikoresho biba bihari mu mezi 3 byarashobokaga kurangiza. Ariko ubu ngubu twizera tudashidikanya yuko mu mpera z'umwaka ibyumba byose bizaba byarangiye, ariko hagati mu kwa 11 70% ndetse narenzeho ibyumba bizaba byabonetse. Murakoze. Murakoze nyakubahwa minisita. Nyakubahwa minisita w'ubuzima, mwari mwavuze yuko hari icyo muzakongeraho ku bibazo byabajijwe minisitiri w'uburezi. Murakoze. Ni ikijyanye no kwirinda kwanduzanya kw'abana mu mashuri. Minisita w'uburezi yabisobanuye. Izi ngamba, ibijyanye n'ubuzima, twagize uruhare mu gukorana na minisiteri y'uburezi kugira ngo byose bijyemo. Ni amabwiriza y'ibanze twongera kwibutsa, kandi dusaba ko nyine azubahirizwa. Ariko nk'uko byavuzwe, ntihazabura umwana umwe, 2 bangahe barwara mu ishuri cyangwa se mu kigo. Ni ukuvuga ngo tuzabitaho nk'uko dusanzwe tubikora. Niba nta bimenyetso, ni na byiza ko tubyibutsa ko mu barwayi hafi 564 kugeza ubu twabonye bafite munsi y'imyaka 20, nta mwana n'umwe cyangwa se abantu bari muri icyo cyiciro tugeze tugira mu bapfuye. Ni ukuvuga ko abantu batoya bafite munsi y'imyaka 20 ndetse wanahera no kuri 29 kumanura, iyi ndwara bayitwaramo neza, umubiri wabo uhangana nayo bikwiriye. Ariko ni uguhozaho
kugira ngo hatazagira uduca muri humye. Gusa imibare cyo nikitwereka munsi y'imyaka 20 twagize abafite abana 564 nta numwe twagizemo warembye ndetse abayanapfa. Bivuze ngo nihaboneka umwana umwe 2 3 barwaye tuzabizirikana, tubikurikirane, tubiteho neza, haba mu ngo zabo niba nta kimenyetso bafite nkuko twabivuze, niba kandi hagize ugira ibimenyetso inzego z'ubuzima zirahari ku buryo tuzamujyana ku kigo nderabuzima twifashishije ushinzwe ubuzima ku ishuri ndetse n'abajyanama b'ubuzima begereye urugo umwana barizwamo. Ikindi ni mu bikorwa remezo byo kwirinda yabivuze minisita no gushyiramo ingufu, kuko dukeneye ko ku mashuri haboneka aho abantu bakarabira intoki. Ibyo bikorwa rero birasaba yuko ababyeyi babigiramo n'uruhare bafatikanyije n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, kuko nicyo kintu cy'ibanze. Turashaka ko yego covid irahari, igihe kimwe izarangira, ariko hari ibintu tumaranye igihe kinini cyane cyane mu rubyiruko no mu bana ku mashuri, indwara zikwirakwizwa kubera umwanda, usangamo inzoka n'izindi. Turashaka ko duhindura imyitwarire n'abana n'ababyeyi, twese tukumva yuko igihe kirageze yuko ugomba kumva ko ukaraba igihe uvuye mu bwiherero, igihe uvuye gukina, ntabwo ukomeza ubuzima nkaho nta cyabaye. Abantu bagomba kugira umuco wo gukaraba, ari abana ku ishuri n'abantu bakuru muri rusange, kuko izi ndwara ziracyatubangamiye. Umuntu aracyabibona kwa muganga, hari abana bafite indwara zitandukanye zijyanye no kutagira isuku ku mubiri cyangwa se ku ntoki mu gihe batazirikana icyo kintu cyo gukaraba. Ibyo rero bizashyirwamo ingufu kugira ngo twirinde kwanduzanya covid, hakiyongeraho n'izindi ngamba dusanzwe tuzi, ari udupfukamunwa no guhana intera. Nibyo yasobanuye avuga ko abantu bazajya bajya ibihe byo kujya ku ishuri kugira ngo batahurire ari benshi icyarimwe, ugasanga havutse ikibazo cy'ubucucike bukabije mu byumba by'amashuri. Murakoze nyakubahwa minisita. Dufate indi raundi y'ibibazo 4, hanyuma turakira n'umuntu ushaka kubabaza anyuze kuri Twitter. Turafata Juventine, dufate Flash Ratito Dusabirema, uyu sindi kumubona neza ariko ashobora kuba Stevens CNBC, na John. Hanyuma wa gatanu arabungu watanze ikibazo cye anyuze kuri Twitter. Nanone masabe kugira ngo mubaze ikibazo kimwe kugira ngo tuze kubona umwanya wo guha n'abandi ibibazo. Murakoze. Nakoze, nitwa Juventine Munagije Maria, ndi umunyamakuru wa Radio 10 na TV10. Mfite ikibazo nshaka kubaza Minicom. Muri iki gihe isabune irahenze kandi ni kimwe mu bikoreshwa mu kwirinda COVID-19. Hari abajya inama ko inganda zikora isabune wenda ku bijyanye n'imisoro bagabanyirizwa kugira ngo n'igiciro cy'isabune kigabanyuke. Hari ikindi nshaka kubaza Minedik. Abanyeshuri, hari ibigo bifite abanyeshuri n'ababyeyi bari barishyuye minerivare yose, ese bizagenda gute? Hanyuma noneho kaminuza zafunze, hari abanyeshuri bari bararangije defense bashigaje graduation, ibigo birafungwa burundu. Harateganywa iki? Base bazajya mu bindi bigo bahite bakora graduation, bizagenda gute? Murakoze. cyane. Nyine nitwa Kwizera John Patrick, ndi umunyamakuru wa RBA. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza ndakibaza Minisitiri w'Uburezi, kuko kijyanye n'uburezi. N'ubundi mwari mumaze kukivugaho ariko ntabwo nasobanukiwe neza, ni ikijyanye n'ubucucike mu mashuri. Mbere ya COVID-19 hari amashuri menshi cyane cyane amashuri ya leta by'umwihariko abanza wasanga ariho ubucucike bukabije, aho wasangaga mu ishuri rimwe ryigamo abana bari hagati ya 60 na 80. Bimwe mu bigo usanga bidafite naho bishobora kubaka andi mashuri, ku buryo hari aho twagiye dusura tugasanga ntabwo bigeze banagura amashuri ku buryo nta byumba bihari. Tukibaza ngo
kuzuza intera ikenewe hagati y'umunyeshuri n'undi muri iryo shuri, aho wasangaga umwana intebe imwe ishobora kwicaraho abana 4. ubu ngubu bizagenda biti kugira ngo dusobanurire mu buryo burambuye. Ikindi ni cy'abanyeshuri bashoje kwizera twa umwanya bagenzi bacu mwihangane ikibazo kimwe kugira ngo tuze gusoza. Tito. Murakoze, nitwa Tito Dusabirema, ndabaza nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, bibaye na ngombwa nyakubahwa Minisitiri amenoreka yabunganira. Hari impungenge ababyeyi bafite yuko igihe amashuri yaba atangiye hazaboneka abana benshi bataye ishuri, school dropout. Iki kibazo muragisobanura mute, muzafata izihe ngamba? Murakoze. Murakoze Tito. Hanyuma tuwakire John wa KTN. Thank you very much. My name is John. I work for KTN News. My question goes to Minister of Trade. As Rwanda is resuming some businesses, even the rest of the East African countries are also resuming some businesses. My question is about the transport across the borders. Do you have any plan that also these people who are involved in the business of transporting people also can be resuming to their businesses? Thank you. Murakoze John. Hanyuma nkuko nari nabivuze dufite ikibazo cy'umuntu wabajije yanyuze kuri Twitter, yakibajije nyakubahwa Minisitiri w'Ubucuruzi. Yakibajije mu rurimi rw'icyongereza, ndagira ngo ngisome hanyuma nacyo muze kugishyira ku rutonde rw'ibibazo muza gusubiza nyakubahwa Minisitiri. Yagize ati micro, small, medium enterprises suffered most and continue to because they operate brick and mortar and in cash, making it hard for them to access recovery funds. What decisive actions, what decisive support are Ministry and PSF taking to digitize businesses and their payments? Murakoze nyakubahwa Minisitiri, nyakubahwa Commissioner, iyo niyo raundi ya kabiri y'ibibazo twakiriye. Mwanya n'uwanyu. Murakoze. Mpereye ku kibazo, ni ibibazo bibiri byabajijwe na Juventine wa Radio Dis na TV10. Icya mbere ni minervari ku babyeyi bari barishyuye umwaka wose. Byumvikane yuko batagomba kongera kwishyura kuko keretse niyimuka umwana niyimuka akajya ku kindi kigo kubera ko atari cyo azaba yarishyuye, ariko ubundi birumvikana yuko umubyeyi atagomba kwishyura bwa kabiri. Niba yari yarishyuye ntabwo amashuri agomba kongera kubishyuza. Yabajije na kaminuza zafunzwe mu minsi ishize, avuga ko hari abari bararangije bategereje graduation. Ubundi kugira ngo iyo ishuri rifunzwe nka kuriya, abanyeshuri bafashwa kujya ku izindi kaminuza, ariko ntabwo ari ibintu bihita byikora gutyo gusa, kuko kaminuza ni ukuvuga ngo niba ari gahunda yakurikiraga mu ishuri ryafunzwe, tuvuge nka rera ry'Ikibungo rya Inatek, agiye kujya ku rindi shuri muri porogaramu imwe, arabanza agasaba akagaragaza n'ibyo yize, bagakora bakabisuzuma bakareba yuko byujuje koko ibisabwa kugira ngo uwo muntu abone iyo degree cyangwa certificate ye. Ariko ubundi mu mategeko twari dusanganywe, iyo kuri iryo shuri utizeho 50% by'amasomo ugomba kwiga, ubundi ntabwo uba ukwiye kuyakura iyo degree. Ariko ibi twabifashe nk'ikintu kidasanzwe, abo banyeshuri bazemererwa. Nizere ko ababa bafite icyo kibazo ahubwo bamaze gushakisha aho bashobora gukora graduation, kuko iryo shuri rindagiyeho mu gihe risanze hari ibibura, rizamusaba kubanza kubyuzuza kugira ngo koko bemere kumuha degree yo kuri iryo shuri rishya. Byumvikane rero ko icyo gihe ntago bazahita babakira ngo bahite babaha degree cyangwa bajye muri graduation hatabanje gusuzumwa niba koko ibyo bize mbere byujuje ibisabwa muri iryo shuri rishya agiyeho. Ku kibazo cya John Patrick kijyanye
n'ikibazo cy'ubucucike. Ubundi iyi gahunda yo kongera ibyumba by'amashuri yaje gukemura ibyo bibazo bibiri, hari ikibazo cy'ubucucike ariko n'ikibazo cy'ingendo abana bakora, kuko hari naho wasangaga abana bajya ku mashuri ari kure cyane. Yongeyeho aranavuga ati hari ibigo usanga nta mashuri mashyashya yubatswe. Nagira ngo mbabwire ko muri iyi gahunda yo kubaka ibyumba bishya by'amashuri harimo n'amashuri 608 mashyashya. Bivuze ngo ayo mashuri nayo agomba kubona abanyeshuri. Ishuri ritabashije kongerwaho ibyumba by'amashuri kubera ko nta butaka buhari bwo kuhagurira, hagiye habaho kubaka amashuri mashyashya. Icyo gihe rero abana bazimuka bave ku kigo kimwe bajye ku kindi kugira ngo bwa bucucike bugabanuke. Ikindi cya kabiri, nk'uko nabibabwiye, murabona tuzafungura ibyumba byose bitaraboneka. Bivuze ngo ntabwo abana bose bazagera ku ishuri icyarimwe, kugira ngo abagiyeyo babone aho bisanzurira. Mu byumba rero byari kujyamo abana bo mu mwaka runaka, igihe badahari abasigaye bazajya babigabana kugira ngo cya kibazo cy'ubucucike kigabanuke. Ahangaha akaba aricyo namusobanura ku bijyanye n'ubucucike. Icya mbere na mbere, kubaka amashuri nibyo cyo byaje bije gukemura, ariko n'ubundi gusanga no mu mabwiriza ubucucike nyine bwemewe, nyine tugomba guhana intera mu ishuri. Hanyuma ku kibazo cya drop out, ibyo ngibyo bishobora kutabura, ariko nta nubwo tubyifuza, cyane cyane ko tumaze amezi 6 buriya ni menshi umwana atari mu ishuri. Birashoboka cyane ko drop out ishobora kwiyongera. Muri gahunda rero turi gutegura nka Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, dufite igikorwa cyo gutangira gukangurira abana gusubira mu ishuri, aho tuzakorana n'inzego zose, nk'uko mwabivuze ko tuza gufatanya na minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, kuko buriya amashuri abanza n'ayisumbuye abarizwa muri minisiteri, nibo bayashinzwe umunsi ku munsi. Tuzafatanya n'izo nzego kuva ku rwego rw'umudugudu, aho abana baba, aho batuye, habeho kubasura ndetse no kubashishikariza gusubira ku ishuri. Ahubwo ahangaha hazamo n'ikibazo cyo kuvuga ko hari abashobora kunanirwa kujya ku ishuri kuko hari ibikoresho by'ingenzi badafite. Aho ngaho naho twahatekerejeho, ku buryo nabyo byaratekerejwe. B'abana bafite ubushobozi buke cyane bushobora kubazitira gusubira mu ishuri, nabo tuzagenda tubageraho kugira ngo nabo basubire mu ishuri. Turabyiteze ko bishobora kubaho, niyo mpamvu niyo gahunda yateguwe. Umunsi ngengabihe izaba yasohotse, n'ibyo byose bizagendana, kujya guhugura, kubakangurira, kwigisha ababyeyi kugira ngo bagaruke mu ishuri. Icyo ngicyo turakizi ko gishobora kubaho, niyo mpamvu muri gahunda y'ibikorwa nacyo cyateganijwe. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo reka mpere ku bwunganizi bwa icyambere cyari cyabajijwe na Karine Jabo kijyanye n'abakorerabushake, kugira ngo kitaza kutuvangira. Icyambere, mu bakorerabushake harimo ibibazo bibiri. Icyambere tugomba gutandukanya: abakorerabushake ni abakorerabushake, ntabwo ari abakozi bahembwa bisanzwe cyangwa bafite kontara runaka. Twagira ngo dutandukanye rero abakorerabushake babazwa cyangwa babaza ibyo bemerewe mu rwego rwo gukorera ubushake. Hakaba itsinda rya kabiri ry'abakorerabushake bashobora gukora ari abakorerabushake ariko bakumva ko hagati aho bahinduka nk'abahembwa umushahara cyangwa se abagenerwa ibitari mu masezerano. Igice cya mbere rero abasaba ibyo bemerewe nk'abakorerabushake ari nacyo kinini, nagira ngo mbabwire ko nacyo byo ni mu rwego rusanzwe rw'imikorere y'inzego. Mu turere twose barahabaye muri uru rwego rwo gufasha kurwanya COVID-19. Uturere twose uko ari 30 abo babayeho, n'ubu baracyahari. Uturere turacyabafite mu gihugu hose, barakabakaba 10,000. Buri karere karabafite. Dusobanura mbabwire ko abo ngabo abakorerabushake basaba ibyo bemererwa, ibyo bemerewe, ibyo baganiriyeho mu rwego rw'ubukorerabushake ni agahimbazamusyi, si umushahara. Kugeza mu ntangiriro z'iki cyumweru mu turere 26 icyo kibazo nta cyari gihari kuri 30. Hakaba rero
naho handi nzi ko nabo barimo kubikora nizera ko biza tazategereza kugeza mu cyumweru gitaha naho haba hasigaye ibyo bemererwa twemera rwose arashobora kuba bakererwaga ariko ibyo nabyo byari byaragiye byashyizwe byahawe umurongo byagiye mu buryo. Hari ikibazo cya kabiri rero cy'abakorerabushake bashobora kuba bashaka ibitari iby'abakorerabushake kugira ngo n'ibyo minisitiri w'ubuzima yavugaga. Icyo nacyo rero urumva ni ikindi kibazo, nubwo iyo umuntu wateye agatoki hejuru biba bisaba ko umuntu aza kureba ngo reka turebe neza, ariko ubundi iyo niyo shusho twari dufite. Ibyo nabyo wenda abantu bakomeza bagakurikirana bakareba, ntabwo twifuza ko hari umuntu warenganywa cyangwa abanyarwanda babiri bakora ibintu bimwe ngo ntibahabwe bimwe. Cyo icyo twari dufite mu nzego z'ibanze ni abakorerabushake tuzi dukurikirana icyumweru ku kindi, akarere ku kandi, bakatubwira aho bageze, n'agahimbazamusyi ko nubwo ari umukorerabushake akeneye kuza kunywa amazi, akeneye kuza kugira akantu afata. Harimo akantu, reka dutangire dutyo, wenda buriya hari ikintu twazagubutuzamo, si bose, dushobora kuba ari abantu bake cyane nk'uko namwe mwabivuze. Ibyo nabyo turabikurikirana. Ikiri cyo ntabwo tuzahindura abakorerabushake abakozi ba leta mu isegonda, ariko nanone niba hari aho bigaragara ko hari ibyo bagenerwaga mu rwego rw'ubukorerabushake, ibyo bagomba kubiharwa kandi nta kubishidikanyaho ko ari uko bizakorwa. Hashobora rero kuba harabaye ikibazo hari nk'aho byatangiye n'ibisobanuro bitatanzwe neza ngo byumvikane, ariko muri rusange ubu ngubu ntawe utabizi, ntawe utazi icyo umukorerabushake agenerwa, ntawe utazi ubukorerabushake ari ugukorera ubushake. N'ibindi byaba wenda ari inyongera no gutwerera, ariko ntibizatubuza gukorana na minisante n'inzego zindi n'inzego z'ibanze kugira ngo kiriya nacyo tugihe umurongo. Ikibazo cya kabiri kijyanye n'abana bashobora guta ishuri, mwarimu bajije cyane cyane amashuri mato, amashuri abanza. Nagira ngo minisitiri w'uburezi yabivuze byose nibyo. Inzego z'ibanze ngira ngo ikibazo cy'abana bata amashuri muri rusange mbere ya covid twari twaramaze kugishyira iruhande, ntabwo cyari kikiri ikibazo cya rutura, naho wasangaga biri cyari gisigaye ari ikibazo cya mutwara sibo na mudugudu baganiriza umubyeyi, umwana akajya ku ishuri ku mashuri yari ahari ku bwinshi. Ngira ngo ikibazo rero aho na minisitiri w'ubuzima yazanyemo kukwisigura ni uko ubu turifuza ko abana bajya ku ishuri, ariko ubucucike birasa n'icyashubijwe. Aya mashuri menshi yubakwa nicyo gisubizo aje gukemura, kugira ngo bwa bucucike mwavugaga no ku mashuri asanzwe no mu gihe kitari icya covid bwe kuba buhari. Kandi mwabyumvise ko amashuri mu mezi abiri ari imbere azaba yuzuye, turibwira ko bizadukemurira ikibazo. Igisigaye rero ni izo mbaraga, ni ugufatanya, ni ubukangurambaga dufatanya twubakiye ku nzego z'ibanze, ndavuga z'ibanze nyabanze koko zegereye abaturage, za mudugudu, zaba akagari n'umurenge, kugira ngo kwa gukurikirana, kwa gukorana n'ababyeyi, kwa kunyuza no mu itangazamakuru. Ngira ngo ntawe udafite radiyo muri iki gihugu, niba bahari baba ari bake cyane. Icyo kintu cyumvikane ko twifuza ko abana bose bajya ku ishuri. N'ubu nk'uko mwabyumvise, hamwe na hamwe wenda uko abantu bagenda bigira bisumbura bajya hejuru, tuzaha umwihariko amasomo ngira ngo hamwe manini, ariko nibura amashuri abanza umwana wose akagira uko ajya ku ishuri, wenda hakagira uko bagenda banasimburana, ariko ntihabeho ko hagira umwana utakara. Icyo nicyo cyerekezo. Ubu igisigaye ni uburyo twubaka iyo mikorere n'imikoranire igenda ikagera ku nzego zegereye abaturage zishinzwe gukurikirana ibyo bikorwa, tukaziha uruhare rwazo, zikabigiramo uruhare, zikatubwira ibyo zikeneye, tukabona ibyo twabafasha, akaba ari iyo gahunda bayishyira mu bikorwa. Aho kugera wabaza uti ni umwana wo kwande, nicyo cyiza cy'inzego z'ibanze. Iyo babaje uti muri aka kagari n'abana bande bo kwa bande bataye ishuri, ntabwo akubwira ngo ni 3 cyangwa ni 6 gusa, aravuga ati n'umwana wa kanaka n'umwana wa kanaka n'umwana wa kanaka. Niyo mpamvu rero iyo dukoranye neza n'inzego z'ibanze nazo zikadukunda zikabikora neza, biba byoroshye icyo kibazo kugikemura. Ngira ngo bimwe mu byo iyi covid ngira ngo yatuminjiriyemo agafu, niyo mikoranire
kugira ngo dushobore kubona ibyo twifuza kandi byo birashoboka. Igisigaye gusa ni ukubaka na bya bindi byose bibiherekeza, ariko ndibwira ko tutari bugwe muri icyo kibazo cyo guta ishuri byongera kuba ikibazo ku gihugu. Icyo turakirinda rwose, ntabwo twifuza kugira aho ngaho. Murakoze, nagira ngo mpere ku kibazo cyabajijwe na TV10 kuri ikibazo cy'ibiciro by'amasabune byiyongereye. Aha nagira ngo ngaragaze ko ikibazo cy'ibiciro byiyongereye cyane cyane ku bintu bikorerwa mu nganda. Hari impamvu ebyiri nyamukuru zabiteye. Icya mbere ni ibiciro by'ubwikorezi by'ibintu cyane cyane biva mu mahanga cyiyongereye kubera ibibazo nari nagarutseho mu ntangiriro z'iki kiganiro, byaba ku byerekeye ubukererwe n'igihe bisigaye bifata kugira ngo ibintu byaba ari ibiva ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa se ibiva ku cyambu cya Mombasa bigera inaha. Nk'urugero natanga ni uko ubundi nk'umuntu ufite ikamyo yashoboraga kuvana ibintu biri Dar es Salaam, akaba mu kwezi ikamyo yagenda inshuro enye, ariko ubu mu kwezi ntabwo ashobora kugenda inshuro zirenze ebyiri kubera izo mbogamizi zihari, cyane cyane byerekeranye no gupima abashoferi cyangwa se n'abashoferi bamwe basanga barwaye, bakaba biba ngombwa yuko basimburwa. Icya kabiri ni uko n'ibikoresho by'ibanze raw materials dukenera mu nganda zacu, hari byinshi bikiva hanze nabyo bigera hano bikererewe cyangwa se byariyongereye kubera iki cyorezo cya COVID-19. Icyo twafashe nk'ingamba ni uko hari sectors twabonye yuko zikwiye gushyirwamo imbaraga no gufashwa na leta. Aho hakaba harimo na sector y'abanyenganda bakora ibikoresho by'isuku n'isabune birimo. Ubu hakaba hari itsinda ririmo kureba kuri izo nganda n'icyafashwa. Tukaba twizera ko mu mpera z'uku kwezi cyangwa se ugutaha kwa 11 ibikenewe byose muri izo nganda tuzaba twashoboye kubabonera, byaba ari ibyo kubasonera imisoro, nubwo dusanzwe dusonera imisoro ku byinjizwa byaba raw materials cyangwa se n'amamashini bakeneye, ariko tukareba ukundi twabafasha. Hari kandi nuko n'itegeko rigenga ubushoramari investment code ryasubiwemo. Twasabye yuko n'inganda zikora iby'isuku ndetse n'izikora iby'imiti hari izindi incentives twaziha kugira ngo cost of production cyangwa igiciro cy'ibyo bakora kijye hasi, hanyuma tubone ku bwinshi kandi ku giciro giciriritse ibikoreshwa cyane cyane ari iby'isuku n'amasabune arimo. Ahangaha rero tukaba twaragiye twegera inganda zitandukanye kugira ngo batugaragarize neza imbogamizi bahura nazo kugira ngo batongera ibiciro. Ikindi nashaka kugaragaza ni uko isabune ni imwe mu bikoresho by'isuku tutarageraho kwihaza. Inganda dufite mu gihugu byerekana cyane mu mibare ko tukivana isabune hanze zikoresha mu Rwanda. Akaba rero nacyo ari ikintu tugomba kureba uko twakongera ubushobozi, byaba ari ukuzana abashoramari bashinga izindi nganda cyangwa se no gufasha abazifite kongera ubushobozi. Ariko ni ibintu bihenze kandi bitwara igihe, ariko nagira ngo mbizeze ko tubikoraho. There was a question on transport of passengers across borders from John. On where and when can we expect that they resume operations or how they can be supported. On that, I would say that there are two things. The first one is that resuming those operations is not only conditional to us opening borders, but it would mean that our neighbors open the borders at the same time. But what we have seen in other parts of the world, if you look at the European Union or the UK, is that there's been
reopening of borders for passengers and individuals. But when we see how the cases are increasing, with also cases of partial lockdown in those countries, with a risk of having lockdowns, even for these developed economies, I think it's something that we have to be very careful about and make sure that we're not jeopardizing all the measures we had taken to ensure that we minimize the spread of COVID-19 in our country. But we have not yet started assessing or putting to the COVID-19 steering committee any proposal to reopen borders, because we really want to make sure that we can contain the COVID-19 with the measures that are in place for the time being. In responding to the last question, I think it was the last question from Twitter, on how micro, small and medium enterprises are being supported, especially in digitalization. First of all, I think I wanted to again clarify that micro and small businesses also have access to the Economic Recovery Fund, which I think at the beginning some of these micro and small businesses thought they were not eligible. However, what we have seen is that most of our micro and small businesses are still either in the informal sector or have not build their capacity enough to be able to, let's say, keep records of their financials. They have to have also no tax areas. It's one of the conditions to access the recovery fund. As far as the digitalization is concerned, it's true that be it e-commerce or digital economy, this pandemic has showed us that it's the way of the future. We had already started prior to COVID into investing, working with the Ministry of ICT and Innovation, GIZ and International Trade Center into an e-commerce trading center geared towards mostly made in Rwanda businesses. 150 SMEs are planned to join that center, which unfortunately the launch was supposed to be in June this year, and they had to be pushed back because of COVID. We couldn't continue, but we're hoping that trading center, although it's only a fraction of our SMEs, will help digitalization of some of most activities. The second point on digital payment, as you know it, this is one of actually also the measures put in place where we encourage and require all businesses to accept mobile payments and use all digital payments devices. Of course, the onboarding, or be it of merchant or businesses, to adopt digital payment systems has been challenging, although we saw that especially during this COVID, there was an increase of more than 5 times of people using mobile money and digital payment systems. But it's an exercise that is growing. BNR, mini ICT telecom companies are vital partners to ensure that we can move towards the cashless economy. And when we look also at the number of micro and small enterprises we have in the country pre-COVID, we had registered micro and small businesses of around 183,000 companies. These are the ones that are registered and in the formal sector. So it's, I would say, a huge task to ensure that we can provide on board, be it on mobile money, or also having online banking into those MSMEs, especially that there's also a mindset of people who still want to stick to using cash. But we've really started an exercise of making sure that as many businesses as possible can use digital payments. Thank you. murakoze cyane banyakubahwa minisitiri, nyakubahwa komishona. Ibibazo nibyo twakiriye, nimutwemerera turafata ibindi, ariko niba umwanya wihuse nabwo kandi twasoza. Batwemerera
ibibazo bibiri dufate CGTN hanyuma hari inyuma ndahabona Richard Kwizera hanyuma dusoze murakoze. My name is Stephen Muvunyi from CNBC Africa, and my question is addressed to the Minister of Education. Minister, you said in July at their last press conference that Rwanda had spent $60 million in fighting the COVID-19 pandemic. So could you give us an update and tell us how the home-based care could have contributed in reducing resources rather allocated to fighting the pandemic? Thank you. Thank you. Murakoze Stephen. Ikibazo cya nyuma tugiye Richard Kwizera. Murakoze, nitwa Richard Kwizera nkorera Kigali Today. Ikibazo cyanjye ndakibaza Minister of Commerce. Igihe Minisiteri y'Ubuzima yadusabaga kwambara udupfukamunwa, hari inganda nyinshi zasabwe gukora udupfukamunwa kugira ngo hatabaho ikibazo cya demand ikaruta supply. Izo nganda kugeza ubu ngubu zimwe zirataka igihombo, udupfukamunwa twaheze mu stock. Ese ni izihe gahunda mufitiye utwo dupfukamunwa cyangwa se gufasha izo nganda kugira ngo zibone isoko? Hari na campaign imaze iminsi yo gutanga udupfukamunwa ku miryango itishoboye hirya no hino mu gihugu. Ese nka leta y'u Rwanda n'uruhe ruhare murimo kuyigiramo, kuko byagaragaye ko ari abantu bikorera ku giti cyabo bahigizemo uruhare? Ikibazo cya nyuma ndakibaza Afande Kabera. Twagarutse ku bintu by'amashuri agiye gutangira. Ese Afande, amashuri yigisha gutwara imodoka byo gahunda imeze ite? Murakoze. Murakoze Richard. Murakoze. Yabajije ikibazo kijyanye n'ingengo y'imari yakoreshejwe kuva icyorezo cya COVID cyatangira kugeza ubu ngubu, ndetse n'ingaruka nziza wenda dushobora kugira mu gukoresha uburyo bwo kwita ku barwayi mu ngo zabo. Nibyo icyorezo gitangira hakozwe igenamigambi y'ibikenewe byose kugira ngo tubashe kugikumira ndetse no kugihashya. Hari hakuyemo ibintu bitandukanye birimo kongera ubushobozi bwo gusuzuma iyi ndwara nibwo yari ikiza mu gihugu. Tugomba kubaka ubwo bushobozi duhereye ku byari bihari. Harimo kugura nyine ibikoresho bya laboratoire ndetse n'ibikoreshwa muri izo equipments. Harimo kugena ahantu tuzadushyira abantu baketseho buriya burwayi ndetse n'abo bwagaragayeho kugira ngo tubavure. Murabyibuka ko twari dufite icyo twitaga za quarantine site na treatment center cyangwa se ibigo dushyira mu muhezo abantu twaketseho ko bahuye n'abanduye, ndetse abanduye nabo tukabashyira aho tubavurira. Tukibubaka ubushobozi, hari igihe twakoresheje za hoteli, dukoresha ibigo by'amashuri. Ibyo byose bifite ikiguzi cyagomba guteganywa. Hari abakozi bo kwa muganga bagombaga kwita kuri abo bantu, amafunguro yabo n'ibindi. Ariko cyane cyane harimo no kugura ibikoresho byo kwirinda kwandura. Hari udupfukamunwa, ibyo bambara coveralls, cyangwa se n'ibikoresho byinshi mwagiye mubibona. Umuntu yambara agapfukamunwa, akambara ingofero, akambara cyane cyane yagiye kuvura umuntu ugaragaraho buriya burwayi. Ibyo byose byagomba kugurwa ku mubare uhagije. Nicyo kiguzi rero cyari cyabazwe kigeze muri miliyoni 76 z'amadolari ku mezi 6. Kugeza ubu yose siko yabonetse, ariko
buhoro buhoro leta gishyira amafaranga birumvikana ariko n'abafatanyabikorwa ku buryo ubu twongeye gukora ikindi kigereranyo cy'amafaranga yakoreshwa kugeza mu kwezi kwa 12 kigeze kuri miliyoni 11 y'amadolari. Twitegura ko urukingo ruzaba ruri kuza uwo muzigo ukagabanuka. Birumvikana ko ingamba yo gutangira kwita ku bantu mu ngo zabo hari amafaranga tutazongera gusohora. Wafataga umuntu waketseho ko nako hagaragayeho uburwayi ukamwitaho kuri ibintu byose, ukamucumbikira, ukamugaburira 3 ku munsi, ukamushakira abaganga bamusuzuma bamusura buri 3 ku munsi. Aho hose niko twabatangagaho amafaranga ku buryo wenda uvuze uti ayo kumucumbikira no kumugaburira ayo niyo agiye kuvaho kuko ntabwo tukibikora nyine nkuko twabikoraga mbere. Umuntu bitewe naho twabaga twamucumbikiye, hari igihe twabikoraga muri za hoteli, hari igihe twabikoreraga nazo zifite ubushobozi butandukanye n'ibiciro bitandukanye. Ikigaragara nuko ku minsi nka 21 nibura niyo twamaranaga umuntu wakize vuba, twamutangagaho amafaranga menshi ko ku munsi akodeshaga ahantu twabashyiraga. Ayo mafaranga yose ntabwo tugiye kuyatanga, amazi n'amashanyarazi n'ibindi. Harimo inyungu ikomeye. Tuzasigarana gusa nibura muri buri ntara ikigo cyo kwita ku bantu bafite ibimenyetso bikaze. Tukazagisanga mu bitaro bya Karongi, Kibuye, Kibungo. Hano i Kigali turagumana amasenta twari dusanganywe. Majyaruguru turafata Kinihira, Majyepfo n'ibitaro bya Kabgayi. Aho hose niho tuzaba dufite ibigo byo kwita ku bantu bafite b'indembe bakeneye kwitabwaho by'umwihariko. Bose badafite ibimenyetso cyangwa bafite ibimenyetso byoroheje nk'uko twabivuze ni mu rugo. Uwo ku mpamvu zitandukanye umuntu abona yuko akeneye kwitabwaho kurushaho muri abo twari tuvuze, akazamuka ku kigo nderabuzima akagera ku bitaro by'akarere. Akenshi usanga birangirira aho ngaho, ariko twe twiteguye kwakira n'indembe izo arizo zose zizaboneka. Muri buri ntara hari ahantu hateganyijwe abakozi, ibikoresho n'ibyangombwa byose. Murakoze. Murakoze. Nagira ngo nsubize ku kibazo cyabajijwe na Kwizera Kigali Today, avuga ku kibazo cy'inganda zakoze udufukamunwa. Zanagaragaje ikibazo cy'uko zitashoboye kugurisha udufukamunwa zari zarakoze. Twose icya mbere nagira ngo ngaragaze ni uko inganda zemerewe gukora masks zari zigeze kuri ubu kuri 89. Muri izo izatugaragarije icyo kibazo cyo kuko zitashoboye kugurisha mask ni inganda 32 ziri muri joint venture twa Mask Investment Limited. Tukaba twarabanje kugira ngo dusesengure impamvu izo nganda arizo zonyine zari zifite ikibazo cyo kutagurisha mask, batwereka ko bafite ubu stock igeze ko bari bafite stock icyo gihe yarigeze kuri miliyoni 3 zitagurishijwe. Icyo twabanje kubafasha ni ukubaha aho bagira ububiko ku bufatanye ku bufasha bwa RDB yaho baba bashyize izo mask kandi batishyura. Icya gatatu cyari ukureba impamvu zatumye bo batagurisha. Dusanga ko distribution model bari bafite cyangwa se kubona ababagurishiriza mu bice byose by'igihugu byari bibagoye.
ku bufatanye na Minaloc ndetse n'uturere hamwe na RDB tubafasha kuba twababonera abagurisha masike hose mu gihugu mu mirenge yose no kugira ngo n'uturere tubamenyeshe abo bantu bashobora aho bakura masike mu turere twose tw'igihugu. Icya gatatu twabafashije iyi campaign batangiye Mask for All, aho abantu bashobora kugura izo masike cyane cyane zafasha abatishoboye, nuko ku bufatanye na RDB, Minicom ndetse na Minaloc ari ukubafasha gukangurira abikorera kugira ngo twese hamwe haba abikorera haba abantu ku giti cyabo bitabire iyo campaign. Tukaba twaremeranyije nabo ko twakora plan ku buryo mu mezi 3 iyo stock yose bafite yaba yagurishijwe, byaba through your Mask for All campaign cyangwa se no kuba barabonye n'abandi ba agent cyangwa babagurishiriza mask mu turere twose tw'igihugu. Ikindi nuko bari barasabye ko leta yaba ariyo yagura izo mask, ariko tugasanga ubushobozi dufite kuko urebye byagombaga ko leta yashyiramo miliyari 1,500,000, tugasanga rero muri icyo gihe byaba ari nko kuvuga yuko leta yajya yiyemeza ko mu gihe hari abacuruzi bakoze ibintu bidashobora kugurishwa, twumvaga kutari ikintu twatangaho message neza, ahubwo tugashaka ibisubizo nk'abantu babikorera natwe tukabafasha uko dushoboye kugira ngo izo masike zishobore kugurisha, twanarebye n'ikibazo uko giteye mu mizi, cyane cyane no kubafasha muri iyo distribution na marketing. Tukaba twizera rero ko mu mezi 3 icyo kibazo kizaba cyabonewe igisubizo. Murakoze cyane. Murakoze. Ku kijyanye n'amashuri yigisha umwuga wo gutwara ibinyabiziga, nibyo koko polisi yatangiye gutekereza uburyo serivisi zose zijyanye n'ayo mashuri atanga, haba kwigisha, haba bizemo gukora ibizami byo gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga byakorwa. Ubuyobozi bwa polisi bwashyizeho n'itsinda rigomba gukorana n'abanyamashuri kugira ngo barebe uburyo mu by'ukuri bazasubukura imirimo yabo. Ariko hari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ikireba ba nyir'ubwite nyine bafite mu mashuri. Ubu bakwiye kuba batekereza muri gahunda ngari zijyanye no kwirinda covid uburyo bazakora. Ikijyanye n'amashuri yigisha amategeko, uburyo bajyaga bakira abantu, uburyo babigishaga, ishuri ryigagamo abantu bangahe, guhana intera bizagenda bite, kugaragaza imyanya cyangwa se kumakinga abantu bazicara bizagenda bite. Ikintu kijyanye no kwigisha ikinyabiziga, umuntu umwe akivamo ndakijyamo bizagenda bite, bazakoresha immigration y'ikinyabiziga cyangwa se bazagira uburyo basukura. Ibyo bagomba kubitekereza, nk'uko polisi nayo irimo gutekereza uburyo kuri santere zose 18 isanzwe ifite zo gutanga ibizami bikoresheje murandasi kuri mudasobwa, uburyo abantu bazajya binjira, bazicara bate, bazakara bate, bazagira isuku bate. Birumvikana rero ko bafite uruhare runini cyane mu rwego rwo kurinda ababagana cyangwa se abakiriya babo. Bityo rero ndumva tuzakorana ku buryo nabo bazasubukura imirimo yabo, ariko hashyizwe imbere kwirinda kino cyorezo n'ingaruka zacyo. Murakoze. Murakoze banyakubahwa Minisitiri, nyakubahwa Commissioner. Uyu ni umwanya rero tugira ngo tugane ku musozo w'iki kiganiro, tunasaba nyakubahwa Minisitiri w'ubuzima kugira ngo adusoreze iki kiganiro. Umwanya ni uwanyu. Murakoze. Mu gusoza ni ijambo ryo gushima, ndagira ngo nshimire inzego zitandukanye zagize cyangwa zigikomeza kugira uruhare rukomeye mu kurwanya covid-19, uhereye ku mudugudu, nyumba kumi n'abandi bayobozi b'ibanze, abajyanama b'ubuzima bari kudufasha cyane muri no minsi yo gukurikirana abantu bafite covid mu midugudu, command post ku mirenge cyane cyane no ku turere, ku rwego rw'akarere zagize uruhare rukomeye mu guhuriza hamwe ibikorwa bitandukanye bijyanye no kwita ku barwayi no gukurikirana icyorezo muri rusange. Barakoze cyane. Ikindi ni ku rwego rw'igihugu, dufite amahirwe yo kuba dufite itsinda rihuriwemo n'inzego zitandukanye nk'uko mutubona aha ngaha, minisiteri zitandukanye n'inzego z'umutekano
ni ukugumya gushyira hamwe kugira ngo turebe ukuntu iki cyorezo twakivamo neza, kitatubangamiye cyane ngo kituzahaze, kandi niho bigana. Nagira ngo rero mushimire abagize uruhare bose muri izo nzego zose. Cya kabiri no gushimira itangazamakuru, mwebwe uruhare mwagize mu kwigisha abaturage, kuko hari amakuru menshi yavugwaga ku bijyanye n'iki cyorezo kigitangira, abantu bataragisobanukirwa neza uko cyandura n'uko umuntu yakirinda. Abo bari baraciriwe ko ari bo kije guhitana, abandi nta kibazo bafite. Mwagiye mwigisha, mwagize uruhare rukomeye cyane mu kwigisha abaturage mu buryo bwa kinyamwuga. Namwe turabashimira uruhare rwanyu, umusanzu wanyu mwatanze kugira ngo tube turi ahangaha. Iki cyorezo twarahanganye nacyo kandi neza. Nyuma ndashimira abaturage muri rusange, kuko nibo bagenerwabikorwa kandi bafatanyabikorwa, nibo bagiye bagaragaza ukwiyongera kw'imyumvire no gushyira mu bikorwa ingamba zagiye zitangazwa zo kwirinda COVID-19. Dukomereza aho kugeza igihe urukingo rubonekera, hanyuma ubuzima bw'igihugu busubire nk'uko bwari busanzwe mbere y'uko COVID idutera, kandi twizeye ko mu minsi iri imbere iki kibazo tuzaba tukivuga nk'amateka. Murakoze. Murakoze nyakubahwa minisitiri, nyakubahwa minisitiri, nyakubahwa komishona, mwakoze kandi namwe mwese abanyamakuru kwitabira iki kiganiro. Mugire igicamunsi cyiza. waba uri umukiriya wa Mobiso, rangira abaturanyi n'inshuti zawe umurasire wa Mobiso uhabwa ibihumbi 15 kuri buri mukiriya uranze akagura. Uko urangira abakiriya benshi niko ibihembo byiyongera, harimo iminsi 3 ucana umurasire ku buntu, dekoderi yatangaje, radiyo nini ya Mobiso n'ibindi byinshi cyane. Ntucikwe, iyi promosiyo izarangira tariki 10 Ukwakira 2020. Ku bindi bisobanuro wasura ishami rya Mobiso rikwegereye cyangwa ukaduhamagara kuri 2345. Tamarara na Mobiso. Imirire myiza